Hello my friends, my people, mumeze neza. Nge unyite Jimmy Pro nk'ibisanzwe, hano ni muri Level 9 Record, mba nicaye niho dukorera imirimo yacu ya buri munsi. Nifuje gukora iyi video mu kwezi kwa gatanu kugira ngo banze nshimire buri umwe wese wabanye nanjye muri urugendo rwa muzika rw'imyaka irenga 10 naho tuzayivugaho. Ariko impamvu nifuje gukora iyi video mu kwezi kwa gatanu nuko ukwezi kwa gatanu ndakubaha. Ukwezi kwa gatanu kunyibutsa ibintu byinshi kandi kuvuze byinshi kuri ngewe. Impamvu nyamukuru ya mbere nuko ukwezi kwa gatanu niko navutsemo, niko naboneyeho izuba, ni ku itariki 6 z'ukwa gatanu. Hanyuma ikindi kandi ukwezi kwa gatanu ni nako natangiriyemo music production nk'umwuga, cyo bita career cyangwa se professional career. Ni ukuvuga ngo buri tariki ya mbere z'ukwa gatanu ikanibuka uburyo nafashe icyemezo, nafashe umwanzuro wo kuvuga nti reka mbe gukorera mu rugo muri salo aho twakoreraga, bamwe murahazi. Njye noneho gukora muri studio yari ikoze mu buryo bwiza, murabizi mwese, twakoreraga mu Gatsata hafi no ku gataje munsi y'umuhanda. Niyo mpamvu bivuze Jimmy bavuga Jimmy mu Gatsata, Jimmy Gatsata. Gatsata rero twahagiye muri 2008 tariki ya mbere z'ukwa gatanu umwaka wa 2008 ubwo twatangiye gukorera muri yanzu. Ndayibereka no ku mafoto muri uko hari hameze. Hanyuma ikindi ukwezi kwa gatanu nubwo nakoze mu bikorwa byinshi bitandukanye, hari indirimbo yitwa Ibwiza ya Eric Mucyo na Jay Polly. Nifata nk'indirimbo yarushijeho gushimangira izina rya Jimmy Pro bitewe n'igihe yakorewe, kandi n'umunsi wa none ni indirimbo mbona ihoraho, ni indirimbo isa n'ibihe byose niba ariko nabivuga. Ni indirimbo rero yanyubakiye izina cyane kurushaho kubera ko yarasohotse imara imyaka nk'ibiri itavugwa, itanazwi neza, ariko nyuma yaho iza kuzamuka. Iyo ndirimbo nayo yasohotse ku itariki 19 z'ukwa gatanu 2013. Murumva rero ko ukwezi kwa gatanu ngenda nibukamo ibintu byinshi cyane. Hari n'izindi project zakozwe, ariko ako kantu ko mbashe kumentioninga kubera ko indirimbo Ibwiza n'indirimbo nkomeza kubaha n'uyu munsi wa none. Yes, indi mpamvu nanone ituma ukwezi kwa gatanu kuba ukwezi kwihariye kuri ngewe nuko iyi Level 9 Records nicayemo muri aka kanya nayo yashinzwe ku itariki 18 z'ukwa gatanu 2015, nibwo yabaye registered muri RDB. Urumva rero ko ukwezi kwa gatanu ni ukwezi nikomeza guha agaciro cyane. Kabaro nari nkoze iyi video kugira ngo mbashimire, kuko iyo atabamwe bataza kuba ari mwebwe abakunzi ba muzika, abahanzi dukorana umunsi ku munsi n'abahanzi bashya n'ubundi baza batugana tugakorana. Ntekereza ko uru rugendo rwari kuba rugoye cyane, nubwo n'undi biba bitoroshye, ariko kuba ndiho, kuba nkikomeza gukora ibyo nkora mbikora neza kurushaho no kubera mwebwe. No mpamvu makoze iyi video kugira ngo mbashimire, n'abandi mwese mujye no mukora ibiganiro bitandukanye mukashimira cyangwa se mukagaragaza icyo nakoze, aho cyabagejeje n'icyo cyabamariye. Ndabibona, ndabimenya kandi bikanshimisha. So ukwezi kwa gatanu rero ni ukwezi buri mwaka iyo ngeze mu kwa gatanu ngira impinduka nkora muri studio, nkagira impinduka nkora muri production. Iyo ari gikenewe ndagishaka kandi nkakigeraho, iyo ari icyifuzo abakunzi b'umuzika cyangwa se badukorana bangejejeho ngerageza kucyubahiriza. Hari n'akandi kantu rero buriya producer benshi dukunze kuba tunaririmba, benshi murabizi, indirimbo munziho n'indirimbo z'ibihinde ariko n'inyarwanda zirahari. Ukwezi kwa gatanu rero kwa 2025 iyi video nyikoze ku itariki 5 z'ukwa gatanu 2025. Ni gatanu izi 3. Ndifuza ko nanjye bimwe mu bihangano bindi bimaze imyaka hano muri studio natangira kugenda mbibagezaho uko igihe kizankundira. Nkomeje rero kubasaba kukigikira, kumba hafi mu bitekerezo n'inama kugira ngo nkomeze kubagezaho ibyiza, nkomeze gukora ibyiza kandi binyuze buri wese. Stay in touch, tugumane. Yari Jimmy Pro, umuntu wanyu, ndabakunda cyane. God bless you. Jimmy. Komeza ubaye ku ngoma si wacu. Right?